Igihe gishize ari kinini bihindutse. Mu myaka yo hambere, hafi ku migabane yose igize isi, iyo havugaga igitsina gore, humvugaga umunyantege nke, udakwiye ijambo, ndetse udashoboye. No mu Rwanda byabayeho, ari naho havuye iki gitekerezo cyo gukina iyi filime igaruka ku mwari wahinyuje abafataga abari n'abategarugori nk'abadashoboye. Ndabaga yabayeho ahasaga mu 1700 mu Bwishaza, ahahoze ari ku Kibuye mu ntara y'Uburengerazuba, ni mu Rwanda. Hifashishijwe ibirari by'insigamigani, igitabo cya mbere, icapiro rya gatatu, icapiro ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda. Data mubyeyi wanjye, ndakumva. urabona amaze gukura Imbere rwose mubyeyi wanjye, ndagira ngo nanjye munshakire umugore, nanjye nitera amavi mubyeyi wanjye, maze nzaba umugabo. Ndumva ariko bimeze. Ariko rero mwana wanjye, none se mwari mwabona neza aho muzaba twagujwa twitwa tukashaka uzabona n'umufasha wawe. Mubyeyi wanjye, nimwe ntezeho amakiriro, aho kuba nta kibazo mwahanshakira. Tujye kubishaka vuba vuba, ubwo ugize neza mwana wanjye. Nari nashaje ga, umuntu arimo nigendera, aho kugira ngo uzagende ngusigaho wari bakigwa, ntabwo nabyemera. Nagiye ngo uzabikigwa kumbura umugabo, ushaka umugabo n'abandi. Sawa rero n'ubu niteguye kugufasha bikazatuma. Data ndagushimiye cyane, ndagushimiye ineza ungiriye kugira ngo nanjye ungire umugabo mubo wibarutse. Maze mubyeyi wanjye rero, kano kanya urabona ko maze kumenya kurasa. Ubu nanjye naba n'ingabo. Ndagira ngo nanjye mubyeyi wanjye nzagira nanjye kizamvamo, nawe azijye kuba ingabo nkanjye. Yego, ndabishimye mwana wanjye, nanjye ni ingabo. Ugomba kuba nkanjye, kugomba kubyara ingabo nkanjye, kandi nawe ukaba nkayo. Urakoze data umbyara. Urakoze mwana wanjye. Wishyire ikiganza cyawe. Ujya amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Nazindutse kare kare we, kare we, gusura umukobwa, yamaye agatebe nicayeho, yamaye akayoga mu gacuma, kayoga kashize yongeyemo. Yewe ga nagira ntewe, mbe mukobwa ibyo ubigiriye iki? Yewe muhungu, yewe muhungu, namubwiye ngo duhoberane, mazaraturaga mazararira, mazaraturaga mazaraseka, ayiga ntukababari.
mbe mukobwa ibyo ubigiriye iki nayiyeba mungu ntukababarire mugore mwiza ndashatse uri mwiza pe mbega usa na bike mbega ntarakubona numvaga uri nk'akanyamanza keza ntarabona maze kukubona nabonye uri nk'akanuma keza wakwerekanye aho ngewe rero mana we numvaga umva wankuye mu bitekerezo bya kure numva nkwishimiye kubona uri umusore mwiza uhagaze neza noneho kanswe n'intwari yewe byarashimishije cyane nshuti yanjye burya nagukunze ntarakubona none ubu rero umutima wanjye uranezerewe cyane 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 ukuri nanjye rero ukunduze gutya nzakubaha nzagufata neza nk'umutware wanjye uti ni ukuri nukure kwema ndakubaha nzagukunda kugeza gupfa kwanjye turi kumwe iherezo ryo haba ku rugamba nzagupfira haba mu byishimo tuzishimana ndakumva mugore mwiza ngiye guca imikubuzo rero ndabona hano hantu hasa nabi ndebe ko hari icyo nahakorera erega n'ubundi umukobwa muzima akubura mu irebe ry'umuryango
kumva ikondera kandi ni impuruza y'ibwami. Murekera umwe y'ibwami yaje. Uzi kwirwa ibwami byakomeye. Mwe basore rero bari babantumye muze byo gusimbura abasaza ku rugamba ibintu byakaze. Mba mugore mwiza. Karamenya ko Imana. Ibwami barampamagaye. Nze kwitabara. Uransize nyine uragiye. Usigara amahoro. Ugenda ujya kuturwanira ku rugamba nyine uzagaruka amahoro. Murakoze cyane. Gaba murabeho. Yego yego ugenda amahoro mutware wanyu. Yego. Mana y'u Rwanda, umfashirize umutware n'ingabo ziriyo bazatabaruka amahoro bafatiye iry'iburyo. Dormazisha. Niko murabahe. Tubashahure nona. Tubashahure. Murabahe. Ko mutavuga. Murabahe. Hehe. Mukinyaga. Niki cyatwemeza ko mwari mugiye ibwami. Mwari mugiye kwitabara. Niki?
batwumvisha uko ndera twatugiye kutabara ko mwari muturashe no masaha mwari muturashe rino joro ko mwari muturashe twatugize umuntu umwanzi twatugize umuntu umwanzi biragaragara ko bantu rero bameze nk'aho dufitanye urugendo umva sha bugira ubwo yava vuba mwene wacu bwire twageze ibwami ejo mu gitondo twageze ku marembo y'ibwami mujye vuba tugende